Isomo rya 74 mu gitabo Umdatul Fiqh cya Ibn Qudama al-Maqdisi rikaba n'irya 17 mu miryango igendana n'ubucuruzi n'ibindi bigendanye n'imitungo. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu al-atamman al-akmalan ala khayr khalqillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Nyuma gushimira Allah subhanahu wa ta'ala no gusabira amahoro n'imigisha intumwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama nabiwe n'abasangira ngendo be n'abazagera ikirenge mu cyabo kuzageza ku munsi w'imperuka, dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yadushyira muri abo ngabo. Bavandimwe, dukomeje n'amasomo yacu mu gusobanura fiqh ya Kiislamu, by'umwihariko muri iki gitabo kigendanye n'ubucuruzi, aho umwanditsi rahimahullah kuri uyu muryango avuga ati babul luqata, umuryango w'ibitoragurwa. Uyu muryango ni umuryango mu miryango ikenewe n'abantu bose, kubera ko ni gake cyane umuntu ashobora kubaho adatoragura cyangwa se adatakaza. Bityo niba gutoragura no gutakaza ari ibigenga cyangwa se iba ku bantu bose, ni ngombwa ko buri muntu amenya amategeko n'amabwiriza agenga ibitoragurwa no gutakaza. Bityo umuntu igihe atoraguye akamenya ubwoko bw'icyo atoraguye n'amabwiriza akigenga mu idini ya Islamu, n'igihe agomba kugitoragura akamenya igitoragurwa n'ikidatoragurwa, kubera ko ari igice mu bice bigize idini ye, no gusobanukirwa no kwitwara nk'uko idini ibishaka. Gutoragura muri Islam ni igikorwa cy'ineza ubusanzwe, ni igikorwa kugikora ari igikorwa cy'ineza kidakenera ibihembo, keretse iyo nyir'ugutakaza ari we washyizeho igihembo. Ariko ubusanzwe muri Islam ntabwo byemewe ko umuntu atoragura icyo atoraguye ngo avuge ngo icyo ntoraguye kugira ngo nzagihe nyiracyo nuko agomba kumpemba. Ibi ni umuco wa gihakanyi, nta nubwo ari n'umuco wa Kiislamu, nta nubwo ari n'umuco w'ubunyangamugayo. Uwatoraguye aba yakoze igikorwa cyiza, ntago ari we ufata iya mbere avuga ati ni mu mpembe ibintu runaka cyangwa se ibingana gutya kugira ngo ntange icyo natoraguye, cyangwa se ngo atoragure umutungo narangiza awuhishe kugira ngo abanze kubona igihembo kugira ngo asohore wa mutungo yari yatoraguye, hanyuma nibatamuhemba awangize cyangwa se awugire uwe cyangwa agire ukundi abyitwaramo. Umwanditsi rahimahullah ahangaha aravuga ati babul luqata, umuryango w'ibitoragurwa. nkawe yakakubwiye ati ahangaha turi buze kuguha no kukubwira amabwiriza n'amategeko agenga ibitoragurwa no gutoragura. Umwanditsi rahimahullah aravuga ati wahiya ala thalathati adrabi, ati ibitoragurwa biri mu byiciro bitatu. N'amabwiriza yabyo n'amategeko yabyo atandukana nk'uko ibyo byiciro bitatu bitandukanye, ari nako ari buza no guherekeza ahadithi kuva ku ntumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama zigenda cyangwa se zigenga ibijyanywe n'ibitoragurwa. Aravuga ati ahaduha, icyambere aravuga ngo ma taqillu qimatuhu fayajuzu akhdhuhu walintifa'u bihi min ghayri ta'rifin. Aravuga ati icyambere ni igice cyangwa se ni icyiciro cya bya bindi biciriritse, bya bindi abamenyi bavuga ngo bidahamagarira ubushake bwa nyirabyo kubishakisha. Bya bindi ubusanzwe ubushake bwa nyirabyo iyo bitakaye ntago bimuhamagarira kujya kubishakisha cyangwa ngo ahagarike umutima kubera ko yabuze ikintu runaka. Ibi bintu biciriritse muri uru rwego, umwanditsi rahimahullah aravuga ngo fayajuzu akhdhuhu walintifa'u bihi min ghayri ta'rifin. Ibi ngibi kugitoraguye yemerewe kugikoresha no kukibyaza umusaruro no kutakirangisha atanakirangishije, kubera ko ari muri ya mitungo iyo uwutoraguye niwe nyirawo. Urugero twatanga ni nk'urugero rw'igiceri cy'ijana hano mu Rwanda. Igiceri cy'ijana mu Rwanda ubusanzwe iyo umuntu agitaye ntago yafata umwanya ngo asubire mu nzira ajye gushakisha ahantu hose yanyuze ngo amenye ko yataye igiceri cy'ijana inshuro nyinshi n'igikorwa rusange. Ibyo ntibikuyeho ko hari bamwe mu bantu bitewe
byaba ari no gukunda umutungo kwabo cyangwa se n'ubukene bafite, bashobora gusubira inyuma bakajya gushakisha igiceri cy'ijana, akaba yanabifatira n'umunsi umwe cyangwa ibiri arimo agishakisha, birashoboka cyane. Ariko iyo amategeko areba muri rusange, ubusanzwe muri rusange umuntu ataye nk'igiceri cy'ijana cyangwa se agatakaza avoka imwe cyangwa umuneke ukaba wava mu gitebo ukagwa, akaza kubibona ko ku iseri hari umuneke wahungutseho, ubusanzwe ntagasubira inyuma ngo ajye gushakisha wa muneke uko bimenyerewe. Iyi mitungo iciriritse uwufashe n'uwutoraguye aba ari we nyirawo. Ni nk'uko nguko n'indi mitungo iciriritse abantu batajya gushakisha. Urugero nk'inkoni umuntu akoresha aragira n'urugero, cyangwa se n'ikindi kintu giciriritse nka cya gikoresho runaka ashobora no kuba yari afite akeneye, ariko akaba yabonye ikindi. Bikaba bimenyereye ko iyo umuntu abonye ikindi, icyo ngicyo ashobora kugita kabone nubwo cyaba cyari kigifite akamaro. Urugero nk'inkweto zishaje, umuntu inkweto iyo zishaje ntabwo bisobanuye ko ziba zarashaje yarazijugunye, ahubwo zirasaza zikarinda zimusaziraho akizikoresha. Iyo azijugunye zishaje, ahangaha ntabwo bisobanuye ko zitakambarwa n'uwo ari we wese. Hari ushobora kuza akazambara iyo bigaragara ko nta muntu wazitaye uzaza kuzishaka, cyangwa se n'uwazitaye atafata umwanya wo kugaruka kuzishaka. N'ibindi byose biri muri iki cyiciro iyo umuntu agitoraguye cyitwa umutungo we. umwanditsi rahimahullah aravuga ati liqawli Jabir radiyallahu anhu rakhasa lana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam fil asa was-sawt wa ashbahihi. Ati intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yaduhaye uburenganzira bwo kwakira bwo gutwara icyo dutoraguye nk'inkoni isanzwe, wa sauti n'ikiboko. Aravuga ngo ashbahihi n'ibindi nkabyo, muri bya bindi biciriritse bidasaba nyirabyo kuza kubishakisha igihe byatakaye. Ahangaha ntago biba, cyangwa se urugero ruba rutanzwe ntago ari urugero rwa rusange ngo buri uwo ari we wese utoraguye inkoni, kubera ko mu nkoni harimo izifite agaciro no mu nkoni harimo izidafite agaciro, nyirazo ayitaye atagaruka kuyishaka. Ariko muri zo harimo inkoni zinaguhenda, ushobora no kujyana no mu bihumbi amagana. Izo ngizo ntabwo zifatirwa mu mwanya w'inkoni, kubera ko zo zifite akandi gaciro, zaba zikozwe mu bikoresho bihenze cyangwa se zikozwe mu buryo buhenze, cyangwa zifite indi myihariko mu myihariko ituma baza kuzishaka ba nyirazo. Kimwe n'ibiboko, niba ari ibiboko bihenze cyangwa se byo bigaragara ko ari iby'abantu runaka, iyo babitaye babishaka kugeza igihe babigezeho, icyo gihe iki ngiki nacyo ntabwo cyinjira muri uwo muryango. Aravuga ati wa ashbahihi n'ibindi bimeze nkabyo, muri bya bindi biciriritse iyo gitakaye nyiracyo atagaruka inyuma kugishakisha. Aravuga radiyallahu anhu ati yaltaqituhu rajulun yantafi'u bihi. Intumwa y'Imana yatwemereye ko uzajya gitoragura icyo ngicyo muri ibyo biciriritse azajya agikoresha kandi kikamugirira akamaro, atagombye kujya kukirangisha no kubaza uwagitaye kugira ngo agisubize nyiracyo. Nubwo iyi hadithi iri muri hadithi zidafite imbaraga, muri hadithi dhaif, ariko igisobanuro cyayo kirumvikana kuko ifite n'izindi hadithi muri Bukhari na Muslim ziyishyigikira, zigaragaza ko iyo umuntu atoraguye ikintu giciriritse, iki ngiki kiba ari icye cyangwa se ari umutungo we. N'amategeko rusange y'idini ya Islam aremera ko iyo umuntu atoraguye ikintu giciriritse nk'iki ngiki kiba umutungo mu mitungo ye. Umwanditsi rahimahullah aravuga ati athani, icya kabiri, icyiciro cya kabiri. Turangije icyiciro cy'ibiciriritse byo umuntu atoragura bikaba ibye. Aravuga ati athani, icya kabiri, aravuga ati alhayawanu alladhi yamtani'u binafsihi min sighari sibai. Ni amatungo ubusanzwe yo ubwayo ashobora kwirinda utunyamaswa duhiga duto duto. Urugero nk'imbwa n'impyisi nayo yinjira mu nyamaswa ntoya zihiga. Iyo inyamaswa cyangwa se itungo rishobora kwirinda izi nyamaswa z'impigi ntoya, izi ngizi cyangwa se aya matungo ntago afite amategeko yayo, afite n'amabwiriza yayo ayareba. Ahangaha umwanditsi aravuga ngo kal ibili wal khayli, nk'urugero rw'ingamiya cyangwa se farasi, wakongeramo n'inka, kubera ko ubusanzwe ntago imbwa zihiga inka ngo zibe zazirya, cyangwa se n'utundi dusimba dutoya duhiga, ntago duhiga inka ubusanzwe.
umwanditsi rahimahullah aravuga ati fala yajuzu akhdhuha, izi ngizi cyangwa se ubwoko bw'aya matungo n'iyi mitungo, ibi ngibi ntago byemewe kubitoragura. Ntago byemewe ko umuntu yanyura ahantu ngabone inka yatorongeye ngavuge ngo nitoraguriye inka maze ayishorera ayijyane mu kiraro cye, cyangwa se ahure n'ingamiya cyangwa se farasi ngavuge ngo nitoraguriye itungo reka ndijyane ryatakaye. Ahangaha ntago byemewe kuritoragura. Gusa icyo ushobora gukora nuko ushobora kurijyana aho rifite umutekano nk'uko turi buze kubibona imbere ku bubasha bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Aravuga rahimahullah ati ntago byemerewe kurifata. Kuba bitemewe kuritoragura nuko bisobanuye ko uritoraguye abakoze ikosa, kubera ko ubusanzwe ayo matungo ni amatungo ashobora kugenda hanyuma akaza kwicyura, cyangwa se nyirayo iyo amaje kubura iryo tungo muri ayo matungo ubusanzwe ahita ajya kurishakisha. Niyo umworozi arebye mu nka ze agasanga hari inka runaka iburamo, ajya gushakisha inzira zose n'imihanda yose izi aya matungo n'ibisambu byose yarishijemo kugira ngo arebe niba yagera aho itungo rye riri. Weho kuritoragura ni ukumwongerera akazi, ni no kumurushya kurushaho, ni no kumuhangayikisha kubera ko ari buze kurishaka. Naramuka arishatse ubusanzwe inka iramutse urugero yatakaye yatorongeye, hanyuma aho iri ahariho hose mu ishyamba cyangwa se he, nyirayo iyo ayishatse arayikurikira, agakurikira ibinono byayo, agakurikira amase yayo, akarinda ayigeraho. Weho iyo uyifashe ukayitwara ukayijyana ikantarange ni nko kuyongerera gutorongera, ni no kongeza akazi. Bityo ntago aya matungo manini ayangaya ntago atoragurwa. Ni nkuko guko ifarasi n'ingamiya n'ibindi biri muri ubu bwoko. Umwanditsi aravuga ati lianna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama su'ila an dallati al-ibli, ati kubera ko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yabajijwe kubijyanye n'ingamiya yatakaye cyangwa se yatorongeye. Faqala, intumwa y'Imana iravuga iti malaka walaha, uhuriye hehe nayo, urayishakaho iki? Da'aha, aramubwira ati yireke iyo ngiyo, iyo ngamiya. Ma'aha hidha'uha wa siqa'uha taridu al-ma'a wa ta'kulu ash-shajara, ati yireke kubera ko ifite ibikonjo byayo cyangwa ifite inkweto zayo, ni ukuvuga ngo aho igenda ntabwo iri bukandagire mu ibuye ngo rice cyangwa se umusumari. Aravuga ati wasiqa'uha, kandi ifite n'amazi yayo. Ubusanzwe ingamiya iba ifite amazi yayo mu ipfupfu ryayo ikenera igihe ikeneye kunywa igeze ahatari amazi. Ni nk'uko nguko n'inka nayo ubusanzwe ntago ijoro rimwe cyangwa se umunsi umwe ushobora kuyica kubera inzara. Bityo iyo ifite ubwatsi irisha, aravuga ngo taridul ma, aya matungo arashoka akanywa amazi, wata'akulu shajara, akarisha no mu biti, akarisha n'ibyatsi, hatta yatiyaha rabbuha, kugeza ubwo nyirayo ari buze kuyageraho. Bityo ntago ari buze kwangizwa, ntago imbwa ziri buze kuyahiga, nta nubwo imisega iri buze kuyahiga, n'impyisi rimwe na rimwe ntiziyahiga. Bityo weho ugomba kurireka nyiraryo akaza kuryishakira. Umwanditsi rahimahullah aravuga ati waman akhadhaha lam yamlikuhu, na wa wundi wese uzatoragura cyangwa se uzafata iri tungo ryatakaye n'imitungo iri muri ubu bwoko, lam yamlikuha, ntago ryitwa irye, ntago ryitwa irye. Walazimahu damanuhu, uyu nguyu iyo yarifashe rigize ikibazo rigira ategekwa kuryishyura. Ni ukuvuga ngo aramutse urugero umuntu aje agasanga inka ahantu akayifata nk'aho ayitoraguye, arimo ayishorera inka ikaza nko guhanuka ku mukingo ikavunika, uyu nguyu ategekwa kuyivura cyangwa kuyivuza cyangwa se kwishyura indi nka. Ni nk'uko nguko ayijyanye mu rugo ikaba yagwa nko mu mwobo igapfa, cyangwa se yayijyana mu rugo ikarwara igapfa, cyangwa ikagira ikindi kibazo icyo ari cyo cyose igira, uyu nguyu yaba yabigizemo uruhare cyangwa ntabigiremo uruhare asabwa kwishyura, kubera ko ubwabyo ntago yemereye kuba yatwara iri tungo no kuritoragura, kuko ntago riri mu matungo atoragurwa. Aravuga ngo walam yabra illa bidaf'ihi ila na'ibil imam, naho iyo amaje kurifata yarangije kuritoragura no kurikura aho yarisanze mu gisambu cyangwa mu murima cyangwa n'ahandi hose hatandukanye, kirazira ntago riva mu nshingano ze keretse aramutse arishyikirije uwungirije umuyobozi aho ari, keretse aramutse arishyikirije uwungirije umuyobozi aho ari.
n'iyi mpamvu niyo yonyine yemererwa ko umuntu atoragura iyi mitungo itemerewe gutoragurwa. Awufata kugira ngo awujyane aho uri buze kugira umutekano, naho uri bugire umutekano atari buze kubazwa n'igihe yarishyikirije ubuyobozi. Iyo yarishyikirije ubuyobozi nko mu gihugu cyacu, urugero aramutse atoraguye inka akayijyana ku murenge, cyangwa se wenda urugero ku kagari, cyangwa wenda akayijyanira undi muyobozi mu bayobozi ba leta bazwi bemewe, icyo gihe akamwemerera cyangwa se akamuhamiriza ko ahagejeje iryo tungo, icyo gihe nibwo atishyuzwa, nta nubwo yongera gukurikiranwa. Naho aramutse arifashe, yamara kurifata akabaza ati bite ko natoraguye inka, bakamubwira bati kirazira muri Islamu, ntago byemewe ko umuntu atoragura inka. Agahita avuga ati okay, niba ari gutyo bimeze, agahita ayirukana mu rugo, akongera akayishomora imusozi. Uyu nguyu iramutse igize ikibazo cyangwa ntiboneke azayishyura, bityo kugira ngo abohoke nuko ayishyikiriza ubuyobozi, by'umwihariko iyo ari ubuyobozi bwa Kisilamu, nko kuba yayishyikiriza umuyobozi ba Kisilamu wemewe, washyizweho n'ubuyobozi bwa Kisilamu n'abayisilamu, cyangwa se ubuyobozi mu buyobozi bwemewe mu gace arimo, bwaba ari ubw'igihugu cyangwa se n'ubundi bwose bwemewe. Iyo ayishyikirije cyangwa se iri tungo rishyikirije ubuyobozi, icyo gihe abavuye mu nshingano anituye umuzigo wayo. Iki ni icyiciro cya kabiri mu bitoragurwa. Bityo iki ntago gitoragurwa, niyo umuntu agitoraguye amategeko amugenga namureba nayo ngaho twavuze. Umwanditsi rahimahullah aravuga ati athalith, icyiciro cya gatatu, ma takthuru qimatuhu min al-athman wal mata'i wal hayawani. Aravuga ati ni bya bindi bihenze byatoraguwe. Aravuga ngo min al-athman wal mata'i wal hayawani alladhi la yamtani' min sighari as-sibai. Ni bya bindi bihenze mu bitoragurwa, byaba ari muri mu mafaranga. Al-athman ni agaciro k'ibigurishwa, ubwo ni mu mafaranga, cyangwa se al-amta' ibikoresho bihenze umuntu ashobora gutoragura, urugero nka telefone, nka televiziyo, cyangwa se nk'umwambaro, cyangwa n'ikindi gikoresho mu bikoresho bitandukanye bihenze ashobora gutoragura. Aravuga ngo wal hayawani alladhi la yamtani' min sighari as-sibai, n'inyamaswa cyangwa se amatungo ya yandi adashobora kwirinda inyamaswa ntoya z'impigi. Urugero nka dendo, umuntu aramutse atoraguye dendo cyangwa se ayibonye. Urugero ihene, umuntu aramutse atoraguye nk'ihene mu moko yazo, yenda urugero ihene y'inzungu, kuko ariyo isa nkaho ihenda cyane, ishobora kugera no mu 200 na 300. Icyo gihe aramutse atoraguye iryo tungo, iyo hene cyangwa se iyo dendo twavuze, cyangwa n'ibindi nk'inyoni zihenze zororwa mu rugo nka tawusi, n'ibindi byose bitandukanye mu nyoni zihenze zororwa mu rugo, cyangwa se mu dutungo duhenze twororwa mu rugo, iyo akangaka cyangwa se iri tungo n'uyu mutungo uri muri ubu bwoko, urugero ashobora gutoragura nka computer, urugero ashobora gutoragura nk'imashini yogosha, urugero ashobora gutoragura impeta ya zahabu, urugero ashobora gutoragura igikapu cy'amafaranga cyangwa se ikofi irimo umutungo, n'ibindi nk'ibyo ngibyo, n'ibindi biza muri uyu mwanya bishobora no kuba ubwabyo atari ikintu gihenze, ariko ubwacyo gifite agaciro kacyo. Icyo gihe iyo umuntu atoraguye ibi ngibi, amabwiriza amugenga nayahe? Aravuga ngo fayajuzu akhdhuhu, biremewe ko umuntu ayitoragura. Iyo avuze ngo biremewe, bisobanuye ngo ntago ari itegeko. Ntago ari itegeko ko umuntu anyuze ku ikofi yuzuye amafaranga ntago ategetswe kuyitoragura, ariko yemerewe kuyitoragura. Kuko impamvu tuvuga gutya nuko umuntu atagomba kumva ko igihe anyoze ku mutungo byanga byakunda ari ugomba kuwutoragura. Rimwe na rimwe ari umugenzi wigendera utazi ibyako gace, cyangwa se ari umuntu ufite amarangamutima n'ubusambo muri we butamwemerera kuza kubahiriza amabwiriza yo gutoragura, cyangwa se akaba ari no muri babandi batazi n'amabwiriza agenga gutoragura, bityo ntago ategetswe kuyitoragura. Aho kugira ngo ayitoragure yangize amategeko n'amabwiriza agenga ibyo yatoraguye, byaruta akabinyuraho, wenda bikaza guhura n'umwiza kurushaho, kubera ko we niba ari igisambo ntacyo agiye gutinyira, nta n'icyo agiye kuramira, bityo naramuka atayifashe ni nko kuvuga ngo ndi mu gace k'ibisambo ariko nanjye ndi igisambo, icyo gihe bemeze nko gutanguranwa kw'ibisambo gusa. Naho
iyo azi neza ko ari buze kubahiriza amabwiriza yemereye kuyitoragura, niyo kandi azi neza ko ari inyangamugayo, ahangaha abenshi mumenye babona ko ategetswe kuyitoragura. Urugero, nk'umuntu aramutse ari mu isoko ry'ibisambo cyangwa se ryiganjemo ibisambo, binazwi ko habamo ibisambo byinshi, hanyuma akanyura ahantu akabona nka telefoni yatakaye ahantu, cyangwa se kofi y'amafaranga, cyangwa ikindi gikoresho, cyangwa se ikindi kintu mu bintu bifite agaciro, uyu nguyu iyo azi ko ari inyangamugayo kandi hafi aho ngaho inyangamugayo ari nkeya, aba ategetswe kugitoragura, kubera ko ari we wenyine cyangwa se ari umwe muri bakeya bashobora kuza kurinda kuriya kuri kugira ngo kubashe kugera kwa ba nyirako. Aravuga ati rero yemerewe kuyitoragura, wayajibu ta'rifuhu hawran fi majami'in nas, ariko ategetswe kurangisha iki yatoraguye igihe kingana nk'umwaka, kandi akirangisha mu mahuriro y'abantu no mu makoraniro y'abantu. Kurangisha muri Islam ni ukugenda ubaza uvuga uti ninde watakaje umutungo we. Urugero, niba ari telefone uravuga uti ninde wataye telefone, kubera ko telefone ni nyinshi cyane, amoko yazo ni menshi, n'imiterere yazo iratandukanye ari myinshi cyane. Aramutse ari amafaranga ukavuga uti ninde wataye amafaranga, biroroshye. Ninde wataye igikapu, ninde wataye mudasobwa, ninde wataye igitabo, ninde wataye, ibyo byose umuntu arabitangaza, hanyuma akabitangaza akanabirangisha igihe kingana n'umwaka. Uku kurangisha kuri mu buryo butandukanye, gusa icyo umwanditsi rahimahullah avuga ni fi majami'in nas, ni mwihuriro cyangwa se mu makoraniro y'abantu, kubera ko igihe cyabo niho honyine abantu bashoboraga guhererekanya amakuru kandi bakayageza hirya no hino. Mu gihe tugezemo biremewe ko umuntu yarangisha ikintu kuri izi mbuga nkoranyambaga nka za Facebook na za Twitter no ku mastati no ku profile ye n'ibindi bitandukanye, muri bya bindi bigerwaho na benshi kandi bikoreshwa mu gihe tugezemo. Mu gihe tugezemo biremewe ko umuntu arangisha ku mateleviziyo no ku maradiyo no ku binyamakuru byandikwa, byaba ari ibyandikwa ku mpapuro cyangwa se ibyandikwa ku ma internet n'ibindi bitandukanye. Aha hose ni ahantu hafatwa nk'amakoraniro y'abantu umuntu yemereye kurangishamo, aramutse ashyizeho itangazo rikamara umwaka, agira igihe akongera akarigarura kugira ngo ryongere ribonwe n'abandi, ahangaha nawe afatwa nk'uwarangishije umwaka. Iyo umwaka urangiye, icyo gihe hari andi mategeko amureba. Aravuga ati kal aswaqi wa abwab al masajidi, urugero nko mu masoko, akarangisha mu masoko nko kuba yamanika ibipapuro mu masoko no ku mihanda bigaragaza cyangwa se agashyiraho nka nimero ye, avuga ati uwataye igikapu ni urugero, azahamagare nimero runaka cyangwa se azanshakire ahantu runaka cyangwa se azabaze ibunaka. Icyo gihe aba yarangishije kandi biba byemewe mu mategeko. No ku miryango y'imisigiti, kubera ko mu misigiti bitemewe kurangishirizamo, no kurangishiriza mu musigiti ni icyaha mu byaha, ni n'ikosa mu makosa. N'urangishirije mu musigiti abwirwa ko icye kiragahera, kubera ko umusigiti ntabwo wagenewe kurangishwamo ibiti byatakaye. Ariko imiryango y'imisigiti no hafi y'imisigiti kuko hahurira abantu, biremewe ko umuntu aharangishiriza. Aravuga ati famata jaa talibuhu, igihe cyose azazirwa n'ushaka icyo cyatakaye nka nyiracyo. Aravuga ati fawasafahu dufi'a ilayhi bighayri bayina, iyo aje akagisobanura uko giteye n'imiterere yacyo, agihabwa adasabwe abahamya. Urugero, umuntu ashobora kuba yaratoraguye igikapu, urugero kirimo ibikoresho bitandukanye, hanyuma nyuma y'igihe akakirangisha, nyuma y'igihe akazirwa n'umuntu, akaza avuga ati namenye ko mwatoraguye igikapu. Akamubaza ati kimeze gute? Akavuga ati ni igikapu cy'umutuku cyarimo imyenda n'inkweto, imyenda imeze gutya na gutya n'inkweto zo muri ubu bwoko. Ati harimo wenda urugero n'imashini yogosha, harimo wenda urugero n'amafaranga 3,000. Wa wundi yareba muri cya gikapu agasanga nibyo koko birimo, ahangaha akimuha atamusabye abahamya abari bo bose, ngo avuge ngo ninde ubizi ko iki gikapu ari icyawe, cyangwa se ngo ajye kwicaza abantu ababwira ati uyu muntu niwe waje ambwira ko ari we wataye iki gikapu, none dore ndakimuhaye, ngo abitangire abahamya bo guhamya ko igikapu yatoraguye yagisubije nyiracyo.
ibi ngibi ntago ari itegeko, keretse aramutse abonye ko ari byo byiza kugira ngo ajye mu mutekano, hatazagira n'uzaza nyuma nk'ibihenze cyane, bimwe mu mitungo ihenze cyane. Urugero, umuntu atoraguye nk'igikapu cy'amafaranga cyangwa se igipfunyika cya zahabu cyangwa n'ibindi nk'ibyo ngibyo, akabona ko ibyiza ari uko ahamiriza abantu b'inyangamugayo ko icyo yatoraguye yagitanze, aha ntacyo byaba bitwaye. Ariko icyitonderwa, ntago agomba kubikora mu buryo bushyira mu bibazo uriya watakaje umutungo, kuko umuntu ashobora kuba, urugero, yari afite umutungo nta muntu ubizi, yari afite igipfunyika cya zahabu ni urugero, nta muntu ubizi, hanyuma akaza kugifata agiye kugira icyo akora, akaza kugita, birashoboka cyane. Iyo ugitoraguye akaza akakubwira ati cyari igikombe, urugero, cy'ubwoko runaka, cyari kirimo zahabu, urugero, zifite amagarama runaka, harimo n'amabuye yandi y'agaciro, urugero, ifeza ifite amagarama runaka, wenda harimo na diyama ingana gutya, ugasanga koko nibyo, icyo gihe urabimuha, nta n'uwo ugomba kubihamiriza, nta n'ubwo ugomba no gutangaza ayo makuru, kubera ko ubusanzwe iyo mitungo ihenze, umuntu iyo ayifite aba ari ibanga rye ridakwiye kwasaswa, kubera ko hari benshi mu bisambo bishobora gukenera iyo mitungo, byamenya aho iri bikaba byakora n'urugomo cyangwa se bigatandukira, ari nabyo bimenyerewe, kugira ngo bigeze akaboko kabyo kuri ya mitungo. Umwanditsi rahimahullah ati rero iyo nyirabyo aje abishaka akabisobanura uko bimeze, icyo gihe abihabwa adasabwe ikindi gihamya. Aravuga ati illam yu'rafu fahuwa kasairi malihi, iyo nta nyirira mitungo ubonetse ngo amenyekane, azaze umwaka ukarinda urangira ntawe uje kubaza uriya mutungo warangishijwe. Aravuga afite fahuwa kasairi malihi, ibyo nawo uwo mutungo umeze nk'indi mitungo ye, awushyira mu mitungo ye akayivanga akayikoresha, kubera ko uba ubaye umutungo we, kubera ko nyirawo atabashije kuboneka, icyo gihe uba umutungo we. Aravuga ati wala yatasarrafu fi hatta ya'rifa wi'aahu wa wikaahu wa sifatahu, ntabwo yemererwa gukoresha uriya mutungo no kuwuvanga mu mitungo ye atabanje kwemeza neza ibipfunyika byawo, n'ibiwuhambije, n'ibiwufungishije, cyangwa se n'ibiziriko byawo, amenye n'imiterere y'uwo mutungo, kubera ko ibi ngibi bizakomeza kumugendaho no kuzirikanwa igihe icyo ari cyo cyose nyir'umutungo azabonekera. Urugero, niba utoraguye, urugero, ikofi yari irimo amafaranga, ukayitangaza umwaka wose ukarangira nyirayo atari yaboneka, ntabwo byemewe muri Islamu ko uriya mutungo cyangwa se iriya kofi uyikoresha ngo uyigire umutungo wawe utabanje kwemeza, urugero, ibara ryayo, umubare w'amafaranga yari arimo, ubwoko bw'amafaranga yari arimo, ashobora kuba harimo, urugero, ibihumbi 100, harimo iza 5, wenda urugero 60, harimo n'iza 2 ibihumbi wenda 30, harimo n'iz'igihumbi, ibihumbi 10. Ibyo ngibyo uba ugomba kubimenya mbere yuko ukoresha uriya mutungo, ukamenya n'ibindi byari kumwe n'uriya mutungo muri iriya kofi, mbere yuko uyu mutungo uwushyira muri ya mitungo yawe cyangwa se ngo uwukoreshe. Kubera iki? Kubera hadithi y'intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam turibuza kuyibona imbere, ariko umwanditsi ahangaha rahimahullah aravuga ati famata jaa talibuhu, igihe icyo ari cyo cyose hazaza nyirawo akaza awushaka, dafa'ahu ilayhi aw mithlahu in kana qad halaka. Ati kuko igihe cyose hazaza uwushaka wa mutungo wari waratoraguwe, akaza awushaka, uwo mutungo uba ugomba kumusubizwa cyangwa se agasubizwa umeze nkawo igihe wa mutungo warangije kononekara. Urugero, yari amafaranga n'ikofi cyangwa se n'igikapu. Iki gikapu, urugero, ukatangaza, ariko ugatangaza umwaka wose ukarangira nyirabyo atabashije kuboneka, hanyuma ukabikoresha. Nyuma y'imyaka 15 ukazazirwa n'umuntu avuga ati hari umutungo, hari amatangazo ageze gutangwa ko watoraguye umutungo runaka mbere y'imyaka 15, uwo mutungo wari uwanjye ndawushaka. Ahangaha niyo mpamvu ugomba kubuzi imiterere yawo n'ibiwugize, kugira ngo uzabashe kubimenya ko uramubaza uti umutungo wari bwoko ki, akakubwira ati yari ikofi
yasaga ite? Ati yari umutuku. Yari irimo iki? Yari irimo amafaranga 100,000 n'udufoto 3 na fagitire y'ikintu runaka. Ati ibyo 100,000 byemeze bite? Ati byari 60,000 by'iza 5 na 30 by'iza 2 n'ibihumbi 10 by'iza 1,000. Icyo gihe ukawumenye neza ko uyu mutungo uyu nguyu rero wari nyirawo. Kuba amaze igihe kinini cyane nyuma yo kuwutoragura no kuwurangisha, ibyo ntago bimwambura ukuri ko kuba ari we nyiri umutungo, abasabwa kuwusubizwa igihe cyose abonekeye. Ashobora no kuza nyuma y'imyaka 100 uramutse ubaye ugihari, Nyagasani yaraguhaye kuramba cyane. Ashobora no kuza nyuma y'imyaka 30 cyangwa 40. Impamvu zitangira abantu zikanababuza kujya gushaka ibyabo ni nyinshi cyane zitandukanye. Mushobora gutandukana, uwo mutungo yaraje mwatandukana akaba yagwa nko mu gaco k'ibisambo bikamushimota, cyangwa se akagwa mu ikosa agafungwa imyaka ingana ityo, cyangwa se akaba ari ibunaka ahabaye umutekano muke atabasha kugaruka iwawe, cyangwa se iwawe aho uri umutekano ari muke, cyangwa n'izindi mpamvu nta bushobozi bwo kuba yabasha kukugeraho, cyangwa se ashobora no kubura n'uburyo bwo kukugeraho, akazamara icyo gihe cyose ariko azirikana afite itangazo yabitse ry'umuntu runaka, cyangwa se yafashe ry'umuntu runaka watoraguye umutungo we, hanyuma igihe aboneye uburyo n'umwanya akaba aribwo aza kuwufata. Ibyo ngibyo ntago biwukura kuba ari umutungo we, nta nubwo nawe bikwemerera kuba ari bikwemerera kugira umutungo wawe udasubizwa. Umwanditsi rahimahullah aravuga ati rero umutungo arawusubizwa, cyangwa se agasubizwa ibimeze nkawo niba wa wundi warononekaye. Ntago ari ngombwa urugero aje avuga ati ukavuga ati arashaka iki? Ati ndashaka imitungo yanjye. Ati byari iki? Ati byari amafaranga. Ikofi yo si ngombwa. Icyo gihe si ngombwa ko uba warabitse yayandi ngaba ariyo umuha, niyo wamuha iza 500 zihwanye nayo yararimo. Icyo gihe umuhaye umutungo umeze nk'uwo yatakaje, kabone nubwo atari wa wundi. Nubwo ushobora no kongera ukamuha inote ziteye kwa kundi ariko zitari zazindi, icyo gihe ntacyo bitwaye. Nkuko ishobora kuba ari zahabu ukamuha ingurane n'ikiguzi cyayo, nkuko bishobora kuba byari amadolari ukamusubiza amanyarwanda agendanye n'ivunja ry'uwo munsi mugezeho agusanze. Ushobora kuyatoragura ari amadolari 300 mbere y'imyaka 10, hanyuma akakugeraho nyuma y'imyaka 10 idolari ryaravuye kuri 30 rigeze ku 3,000, hanyuma mukabarira kuri ya madolari 300 ukayakuba n'ibihumbi 3, hanyuma ugafata 900 ukabimuhereza, kubera ko ariko gaciro k'umutungo we niba wa mutungo warawukoresheje. Bityo umuhaye umeze nkawo, kubera ko wa wundi wangiritse cyangwa se wononekaye utari no kubikwa kugeza iki gihe. Ariko uramutse wari kubikwa, urugero wenda yari nka zahabu ukayibika, cyangwa yari feza ukayibika, cyangwa yari isaha urayibika, cyangwa yari computer urayibika, cyangwa yari telefone urayibika, cyangwa se n'undi mitungo iramba wabitse, icyo gihe urawumusubiza. Ibyavuyeho mu gutakaza agaciro bitewe n'igihe, ibi ngibi ntago byishyurwa. Ibyavuyeho mu bijyanye no gutakaza agaciro kubera igihe kirekire, urugero yari computer warayikoresheje, wabanye nayo umaze imyaka 5 uyikoresha, kubera ko nyirayo atigeze abasha kuboneka, akazasanga hari amwe mu maburo yatakaye, cyangwa se itagifite imbaraga nk'izo yari ifite mbere, cyangwa se wenda rimwe na rimwe na ekara yayo yarajemo akabazo yaramenetse. Icyo gihe umutungo we awutwara gutyo, kubera ko weho wawukoresheje nk'umutungo wawe. Nubwo abenshi bamwe mu bamenyi bagaragaza ko ibyiza ari ukongera ukawukosora ibyangiritse kuri wo iyo ari ibikosoka, hanyuma ukamuha ibishoboka. Ibyo ngibyo nibyo byangombwa. Urugero rishobora kuba ari n'igitabo, zimwe mu mpapuro zacyo zarashaje, cyangwa se ibifuniko byaracitse. Iyo bishoboka ko ubisubizaho nibyo byiza, hanyuma iyo bidashoboka umuha icyo asanze, kuko kiba cyarakoreshejwe nka nyiracyo muri wa mutungo. Aravuga rahimahullah ati wa inkana hayawanan yahtaju ila mu'na, aramutse icyatoraguwe ari itungo cyangwa se inyamaswa ikeneye kwitabwaho, aw shay'an yukhsha talafahu, cyangwa se ikindi kintu umuntu atinya ko kiri buze kwangirika nikidakoreshwa kiri buze kwangirika. Urugero, umuntu ashobora gutoragura telefone nk'uko twabivuze. Iyi telefone nuyibika ntuyikoreshe ishobora kuza kwangirika, cyangwa se computer bikanarangira inapfuye kubera ko idakoreshwa. Cyangwa se rya tungo twavuze, atoraguye ya nyoni yo mu bwoko wenda urugero bwa tawusi buhenze, bushobora kuba bugeze nko gaciro k'ibihumbi 50 cyangwa se 100 ku nyoni imwe.
iyi nyoni ikeneye kwitabwaho, ifite ibiryo runaka irya, ifite ubuzima runaka igomba kubaho n'ibindi nk'ibyo kandi ntago abishoboye, ntago ushoboye kuyibeshaho muri ubwo buzima, cyangwa se nunayibeshaho iri buze gupfa, cyangwa se imeje gusaza, inyuma y'igihe imeje gusaza iri hafi gupfa. Ahangaha umwanditsi rahimahullah aravuga ati iyo biri muri ubwo bwoko bw'inyamaswa ikeneye kwitabwaho cyangwa se umutungo umuntu atinya ko wononekara, falahu akluhu qabla at-ta'rif, yemerewe kuba yawurya na mbere yuko awurangisha. Urugero, utoraguye iyo nyoni ariko uyitoraguye imaze igihe iri hafi gupfa, uyisanze imeze nkaho irimo gusamba, ahangaha biremewe ko uyibaga hanyuma ukayirya, warangiza ukajya kurangisha umuntu waba warataye inyoni, cyangwa se inyoni waba warabuze inyoni ye yo mu bwoko bwa tawusi, cyangwa se n'irindi tungo nka dendo. Urugero, ushobora kuyisanga aho yaguye, cyangwa se aho yaburiye yarabuze ibyirya iri hafi gupfa, cyangwa se ifite ikindi kibazo kitayemerera gukomeza kubaho no gutegereza igihe uzajya kurangisha no gutegereza. Icyo gihe umwanditsi aravuga ati wemerewe kubirya, kabone n'ubwo wabirya mbere y'uko birangisha, kabone n'ubwo wabirya mbere y'uko birangisha. Aravuga ngo awu bayi'uhu, cyangwa se kubigurisha, cyangwa kubigurisha mbere yo no kubirangisha biremewe, ariko iyo ubigurishije icyo gihe ubika wa mutungo, naho iyo ubiriye uba uzabyishyura ku giciro cyabyo. Aravuga ngo thumma yu'arrifuhu, yarangiza akabona kubirangisha kubera ko yabanje kubiramira kugira ngo bitaburira irengero, cyangwa se abantu bose batabihomba, hanyuma arangije abona kubirangisha. Lima rawa Zaidun, kubwa hadithi yavuye kwa Zaid ibn Khalid al-Juhani radiyallahu anhu, qala su'ila Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama an luqtati adh-dhahab wal-warqi. Hadithi ya Zaid ibn Khalid al-Juhani radiyallahu anhu aravuga ati intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama yabajijwe kubijyanye n'izahabu n'ifeza byatoraguwe. Faqala, intumwa y'Imana irasubiza iti i'rifu wikaaha wa ifasaha thumma arifha sana, menya ibipfunyika byayo n'ibiziriko byayo, hanyuma nurangiza uyirangishe igihe kingana n'umwaka. Fa in jaa talibuha, niharamuka nyirabyo aje abishaka, yawman min ad-dahr, igihe icyo ari cyo cyose mu mwaka, muri cya gihe cy'umwaka, fadfa'aha ilayhi, ujye ubimuha. Aha iyo umuntu aje muri cya gihe cy'umwaka nk'uko twabivuze, nta mabwiriza menshi asabwa, nta nubwo wemereye kugira icyo ukoraho muri wa mwaka, nta nubwo wemereye kubigurisha iyo atari ibyo utinyira kwangirika muri wa mwaka, nta nubwo wemereye kubikoreshaho cyangwa se kugira icyo ubibyazamo umusaruro muri wa mwaka igihe ukirimo kurangisha, kuko biba bimeze nk'aho ari indagizo iri iwawe ifite nyirayo, utegereje ko aza kuyifata mbere y'uko umwaka urangira. Iyo umwaka urangiye nibwo biba bihindutse nk'umutungo wawe, ariko udafiteho akaboko 100%, bityo ukazagendana n'amabwiriza agenga ibitoragurwa nyuma y'icyo gihe. Aravuga Zaid radiyallahu anhu, aravuga ngo wasalahu anishah, aravuga ati wa muntu yongera kubaza intumwa y'Imana kubijyanye n'ihene. Faqala, intumwa y'Imana iravuga iti khudha fa innaha laka fa innama hiya laka, aramubwira ati iyo hene uzayitoragure kubera ko ni yawe, aw li akhika, cyangwa se ni ya mugenzi wawe, aw li dhibi, cyangwa se ibe y'impyisi. Bityo itungo ry'ihene cyangwa intama cyangwa inkoko n'ibindi nk'ibyo uba ugomba kubitoragura. Iyo utabitoraguye, mugenzi wawe niwe ugiye kubitoragura. Iyo atabitoraguye mwese mukabinyuraho mukigendera, icyo gihe mumisigiye impyisi n'imisega, nibyo biri buze kuza ibirura bize birye rya tungo, cyangwa se byangize wa mutungo, cyangwa wa mutungo wonone kare ubure uwutabara. Nk'urugero, umuntu aramutse aguye nko ku gipfunyika cy'ifu cyatakaye, ibyo ntabwo bitangaje kubera ko umufuka w'ifu ushobora kumanuka mu modoka yari ipakiye amafu ugatakara. Iyo uwugezeho ikintu nk'icyo ngicyo, niweho ugitoragura. Iyo utagitoraguye ugisigiye mugenzi wawe uza kugitoragura, cyangwa se kize kwangizwa, yaba ari n'imvura cyangwa se n'abandi bangizi baze kucyangiza, maze kigende gutyo nta n'ucyungutsemo. Bityo uragitoragura, cyaba kiri mu bihenze cyane ukakirangisha, cyaba kiri muri bya bindi bidahenze nyirabyo adashobora kuza gushakisha, icyo gihe kikaba ari umutungo mu mitungo yawe.
umwanditsi rahimahullah aravuga ati wa in halakati luqatatu fi hawli at-ta'rif min ghayri at-ta'addi fala damana fiha. Aravuga ati iyo icyatoraguwe cyangiritse muri cya gihe cy'umwaka wirangisha, iyo icyatoraguwe cyangiritse muri cya gihe cy'umwaka wirangisha kikangirika nta burangare bubayeho kuri wa wundi wagitoraguye, fala damana fiha, ntago akishyuzwa. Urugero nk'uko twabivuze, umuntu atoraguye computer, atangiye kuyirangisha, amaze igihe arimo ayirangisha, niyo icyo gihe kitashira, hanyuma ya computer aho yari iri mu nzu, urugero inzu ikaba haba nk'umutingito igasenyuka, ya computer ikangirikiramo, cyangwa se inzu ikaba yashya, computer ikaba yahiramo, cyangwa abajura bakaba bamutera bagafumura inzu bakiba mu byo bibye nayo bakayitwaramo, fala damana alayhi, iyo nta burangare yagize ntago asabwa ntago aryozwa bya bindi byangiritse. Naho iyo yagizemo uburangare, igisobanuro nuko abagomba kubiryozwa, nko kuba urugero yatoragura iyo computer yarangiza akayiraza hanze, yagiye kuyirangisha akayibagirirwayo agataha, yagiye kuyirangisha ayimanika urugero imbere y'iduka rye, hanyuma agiye gutaha yibagirwa kuyanura, arayisiga, baraza barayitwara, ibyo ngibyo biba birimo uburangare. Icyo gihe iyo nyirayo aje abasabwa kuyishyura, ari nako n'indi mitungo yose yangiritse umuntu yagizemo uburangare ubusanzwe abagomba kwirengera ingaruka z'uburangare yagize. Tunasaba Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ko yakomeza kuduha ibyiza by'aya masomo, kandi agakomeza kudusobanurira byinshi, kandi bigakorwa nta wundi byerekwa usibye uburanga bwa Allah subhanahu wa ta'ala, no kugambira igihembo n'ibyiza biturutse kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Dusaba Uwiteka ko yabishyiramo umugisha kandi akaduha kuramba ku cyiza. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.